ni umwuka urwanya itorero ry'Imana ngo ritagera mu masezerano, ridatera imbere. Iyo tuvuga itorero tuba tuvuga umukristo, twese tugahura turi itorero. Ndagira ngo rero tuze kuvuga cyane cyangwa se twige uburyo twarwana n'uyu mwuka w'abamareki. Umwuka w'abamareki rero nkuko mbibabwiye ni umwuka urwanya itorero ngo ridatera imbere, ritagira n'ubusabane n'Imana. Umwuka w'abamareki ukunda gutera itorero uribuza, uritandukanya n'Imana cyangwa urigwanya kugira ngo ritagera ku masezerano yaryo Imana yarisezeranije. Tugiye gusoma rero mu Bacamanza ibice 6 n'umurongo wa 3 tugeze ku murongo wa 4. Turaza kuvuga abamareki ni bantu ki, turisobanuraho gatoya, hanyuma turaza nanone kureba iryo bagiriye Abisiraheli kuko niryo torero turimo kuvuga, hanyuma tuze gusoza tumaze gusobanukirwa impamvu yabyo. Rero turarwana n'umwuka ukomeye witwa umwuka w'abamareki ubuza itorero ry'Imana ubusabane n'Imana cyangwa no kugira ku masezerano y'Imana. Nuko rero mbibabwiye abamareki ni abantu barwanyaga Isiraheli kugira ngo itajya mu gihugu cy'amasezerano, itagera mu masezerano yayo Imana yayisezeranije. Yakuragaho rimwe na rimwe ubusabane n'Imana. Tuvuye mu masezerano y'Imana, Isiraheli yari yacumuye ku Mana, noneho barigomeka bashaka kuzamuka ngo bajye ku musozi. Umugaragu w'Imana Mose arababuza, amaze kubabuza barabyanga bajyayo ku gitugu, ko yababwiraga ati mwizamuka ngo mujye kurwana kuko Imana itari kumwe namwe. Iyo Abisiraheli barekaga Imana nayo yarabataga ikabavamo, kuko n'ubundi byanditswe birabivuga ngo nimunta nanjye nzabata, nimungarukira nanjye nzabagarukira. Kuvuga iyo umuntu ataye Imana nayo iramuta akabaho mu buzima butubaha Imana, butizera Imana. Aha rero bigometse kuri Mose bashaka kuzamuka ngo bajye kurwana kandi Imana yarabavuyemo. Arangije arababuza baranga bajya ku mbaraga. Bageze rero bwa bwoko navuze burwanya amasezerano buhagurukira, buramanuka buraza burabarwanya burabatsinda, ariko ijambo ry'Imana rivuze. Rimwe na rimwe rero muri iki gihe cya none abantu bajya bigomeka ku Mana bakavuga ngo nta Mana ihari, nta ihari. Uwo ni umwuka w'abamareki bariho urwanya amasezerano y'Imana cyangwa kugirana ubusabane n'Imana. Mu Bacamanza twumvise yuko Abisiraheli babibaga, bamara kubiba imyaka yamara kuba ibaye myiza, igaragara bamaze nko kubagara bameze neza, bategereje kuzasarura, ngo abamareki bakamanukana n'abanyakanani, bakamanukana n'abandi b'iburasirazuba, bakaza bakifatanya bagasenya imyaka bakayisiribanga. Biravuze ngo bakayisiribanga itarera, bakayisiribanga bakayimaraho, bakica intama, bakica indogobe, bagasiga Isiraheli nta kintu na kimwe bayisigiye, ngo habe na ruminja nta n'akantu na gakeya babasigiraga. Ni ukuvuga rero mu yandi magambo ngo umwuka w'abamareki ni umwuka urwanya amasezerano y'Imana, ni umwuka uza gutandukanya abantu n'Imana muri iki gihe cya none. Noneho rero turaza kureba abagabo barwanye n'abamareki, tumenye n'ubwo uwo mwuka uhari. Urumva ni umwuka ukubuza amasezerano, ni umwuka utangira kwinjira mu bikorwa byo gutera imbere ukaza ukakurwanya. Nubona batangiye kurwanywa, wari utangiye gutera imbere ukabona ibihombo biraje, wari utangiye kuzamuka mu mbaraga zo gusenga ukabona utangiye gucika intege, watangiye kwinjizwa mu masezerano y'Imana ukabona umwuka mubaraje aragute, jya umenya ngo urimo urarwana n'umwuka w'abamareki. Murabakaho ko Imana yabwiye Sawuli ngo nicujije icyatumye, yarabwiye Sawuli ngo yibutse abamareki ubwo batangiraga Abisiraheli igihe bari mu rugendo. Urumva bashaka kubuza Isiraheli kujya mu masezerano. Ngo Imana ibwira Sawuli uburyo ahaguruka akajya kurwana nabo, nubwo nawe byamunaniye niyumvira itegeko ry'Imana, ariko kiragaragara ko umwuka w'abamareki ari umwuka urwanya amasezerano y'Imana, urwanya abantu kugira ngo uvaneho ubusabane n'Imana. Abantu bafitanye n'Imana, Isiraheli ifitanye ubusabane n'Imana, ariko iyo bacumuraga bakava mu masezerano y'Imana, abamareki bahitaga baza bakabarwanya. Turaza kubireba hariya haruguru.
kuva rero 17 n'umurongo w'umunani nabwo haragaragaza uburyo kuva 17 umurongo w'umunani turageza ku murongo wa 16 haragaragaza uburyo nanone Mose yarwanye n'ubwo bwoko bw'Abamaleki bakomoka kuri Sawuli barwanya amasezerano y'Imana. Impamvu ngira ngo nzanire ijambo ni ukugira ngo nkushyigikire wowe unteze amatwi. Oh haleluya, kugira ngo umenye yuko urwana n'umwuka w'Abamaleki ukubite hasi unanize, mwuka ukubuza gutera imbere, mwuka ukubuza kwaguka, umwuka ukubuza gukunda Imana, umwuka ugutandukanya n'ubusabane bwawe n'Imana. Muri iki gihe gikomeye cyane itorero riri mu bibazo cyangwa n'isi yose iri mu bibazo, ntuzatakaze ubumana muri wowe, ntuzatakaze ubusabane bwawe n'Imana, kuko iyo umaze gutakaza ubusabane bwawe n'Imana, umwuka mubi w'Abamaleki uraza ukagutera kugira ngo utazagera mu masezerano yawe. Kandi Satani akorera mu buryo butandukanye bwinshi. Mose rero yarwanye n'Abamaleki ku bice 17 n'umurongo w'umunani. Tuhasome tugende twihuta, tugende dufata ku byanditswe bike ariko byerekana uyu mwuka turwana nawe. Haleluya. Reka some ijambo ry'Imana twumve. Ngo maze haza Abamaleki barwanyiriza Abisirayeli i Refidimu. Murumva ngo haza Abamaleki barwanyiriza Abisirayeli i Refidimu igihe bari mu rugendo. Abisirayeli hirya gato ugarutse inyuma bari bamaze guhura n'izindi ngorane zitandukanye, ariko Abamaleki bahita babatangira baza kubarwanya. Iyo hagurutse gukorera Imana, Abamaleki barahaguruka. Ni kimwe n'Abanyakana, ni kimwe n'Abamori, ni kimwe n'Abafilisitiya. Iyo bahagurutse gusenga, Abamaleki barahaguruka. Iyo bahagurutse gucuruza, Abamaleki barahaguruka. Iyo bahagurutse kuzamura urukundo rw'Imana muri wowe, ubusabane n'Imana, barahaguruka. Uwo mwuka urahaguruka. Rero ugomba kusobanukirwa. Niyo mpamvu aka kanya tugiye kuganira kuri iri jambo. Imana igushyigikira umenye usobanukirwe umwuka urwana nawo. Turwana n'imyuka myinshi. Murabizi Satani yamanukanye 1/3 cy'abamarayika bari bamaze kugoma. Niyo mpamvu afite ingabo arwanisha arwanya ibiremwa by'Imana. Niyo mpamvu rero tugomba gusobanukirwa umwuka turwana nawo kugira ngo izina ry'Uwiteka rikomeze gushyirwa hejuru kandi dukomeze kwinjizwa mu masezerano. Ngo Mose arwana n'Abamaleki. Maze Mose abwira Yosuwa ati, ubwo bari bateye Isirayeli, Mose arahaguruka. Dukeneye abagabo Imana ikeneye abagore n'abagabo, ikeneye abahungu n'abakobwa bahaguruka mu gihe gikomeye. Haleluya. Igihe batewe bagabweho ibitero, Mose ahita ahamagara Yosuwa. Yosuwa ari umugabo w'ingabo, ari umujenerali muri icyo gihe. Haramuhamagara amubwira, udutoranyirize ingabo mugende. Haravuga ngo dutoranyirize ingabo tugende turwanye Abamaleki. Umwuka w'Abamaleki umarwaho no kurwana n'imirwano, nta kindi, no gusenga. Turaza kubireba. Mose abwira Yosuwa ngo ejo nanjye nzazamuka magarare mu mpinga y'umusozi ko n'ugusenga nitwaje inkoni y'Imana. Ngo Yosuwa abigenza uko Mose yamutegetse. Haleluya. Arwanya Abamaleki. Mose na Aroni na Huri nimwumva urwo rugamba. Mose na Huri barazamuka na Aroni bajya mu mpinga y'uwo musozi. Mose yamanika amaboko, Abisirayeli bakanesha. Yayamanura, Abamaleki bakanesha Abisirayeli. Maze amaboko ya Mose araruha, bamujyanira ibuye, bararimutega baryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ya Mose, umwe uruhande rumwe n'undi uruhande rundi. Bafata amaboko ya Mose barakomera bageza ku izuba rirenga. Yosuwa atsindisha Abamaleki n'abantu babo inkota. Uwiteka abwira Mose ati, handika ibi mu gitabo, bibe urwibutso, ubibwire Yosuwa yuko nzakuraho rwose kwibukwa kw'Abamaleki bakibagirana. Bo munsi y'ijuru bose bakibagirana.
mose yubaka igicaniro akita Jehova nisi aravuga ati Uwiteka yarahiriye ko azajya arwanya abamaleki ibihe byose izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Ukuvuga ngo hano rero itorero tugomba kumenya umwuka w'abamaleki turwana nawo ni umwuka urwanya amasezerano, ni umwuka urwanya ushaka guca hagati ngo akutandukanye n'Imana, ubusabane bwawe n'Imana, arwanya amasezerano yawe, arwanya ibikorwa byawe, abakristo mugomba kumenya ibyo turwana nacyo. Umwuka w'abamaleki ni umwuka mubi cyane, tugomba kurwana nawo rero. Mose yabonye bamuteye ntiyaceceka. Nawe nubona ingabo za Satani ziguteye mu buryo bw'umwuka, ujye uhaguruka zikugabyeho ibitero no mu buryo bufatika, ntugapapaze, ntukagira ubwoba, ntukumva ucitse intege. Mose abonye abamaleki bateye ntabwo yacecetse, yarahagurutse ahamagara Yosuwa. Kino gihe turimo kitugoye, abana b'Imana batakibona umwanya wo guhura ngo basenge baterane bari hamwe, kuko ibyo ni ibimenyetso nanone bituma twegerana n'Imana iyo twateranye. Abana b'Imana huru ugomba guhaguruka ugasenga ukamenya ngo twagabwaho igitero, hanyuma ukarwana, ntucike intege. Wivuga ngo ndabivamo ubwo nahirukana n'umushumba, wivuga ndabivamo ubwo naheruka muri korali, wivuga ngo ndabivamo ubwo naheruka guterana kwe, ahubwo ugomba guhaguruka. Mose yabonye abamaleki, yarasobanukiwe umwuka w'abamaleki, n'abasobanukirwa umwuka w'abamaleki. Hanyuma rero ikiwurwanya ni uguhaguruka ukarwana nawe. Barwanye mu buryo bushoboka bwose. Yosuwa yajyanye ingabo z'intwari, aragenda ajya mu kibaya ajya kurwana n'abamaleki aho bari bari. Hanyuma Mose nawe yurira umusozi, nawe ntiyagenda wenyine, ajya mu mpinga y'umusozi, arangije azamukana na Huri, azamukana na Aroni umutambyi w'Uwiteka. Hanyuma ngo Mose amanika amaboko, hanyuma yayamanika bakanesha, Isirayeli ikanesha, yayamanura ikanesha. Noneho bamenye ibanga ko riri mu mbaraga za Mose, ko no gusenga uzamuye amaboko yerekeje mu ijuru. Niyo mpamvu Imana yabwiye Mose igihe ari mu Egiputa ngo tunga inkoni yawe cyangwa amaboko yawe hejuru mu ijuru, ngo hanyuma igihe urubura rwagwaga muri bya byago, Farawo amaze gucika intege aje yihannye basabye imbabazi ngo barekure bagende. Imana ibwira Mose gutunga amaboko mu ijuru, hanyuma atunze amaboko mu ijuru, ibyo biranditswe ngo urubura rurahagarara. Kuvuga ngo rero twebwe itorero ntabwo turwanisha inkota. Yosuwa ari mu kibaya arwanisha inkota, arwanya abamaleki n'ingabo z'intwari yatoranije nk'uko yari yabibwiwe na Mose. Ariko Mose yurira umusozi ajya gusenga, arangije azamura amaboko, none Abisirayeli bakanesha, yayamanura bakaneshwa. Ariko hirya ye hari abagabo babiri, Huri na Aroni. Bavuga yuko Huri akomoka nano mu muryango wo kwa Kalebu, nk'uko Kalebu yabaye intwari igihe barimo kurwana, igihe bari bavuye gutata abandi baca Isirayeli imbaraga, bo bahagaje bahamya Imana. Rero abashakashatsi cyangwa abavumbura cyangwa ibyanda berekana yuko Huri ashobora kuba akomoka kwa Kalebu. Rero bamenye ibanga, Mose bamwicaza ku ibuye, kandi Yesu Kristo niwe rutare, niwe buye ryanzwe n'abubatsi, ihindukira ikomeza imfuruka. Nta handi dukwiye kubaka kugira ngo dutsinde umwuka w'abamaleki, ni ukugira ngo ni uguhagarara ku rufatiro rwa Kristo. Abisirayeli bahanuraga Kristo, ubuhanuzi bwose bwavugaga Kristo, umwana w'Imana. Rero ugomba kumenya ko ugomba guhaguruka ukarwana. Abakristo benshi basuye inyuma, abandi bacitse intege kubera yuko muri iki cyorezo cya korona gihari, ariko ntabwo bikwiye. Uyu mwuka tugomba guhaguruka tukarwana nawo. Ni umwuka ubuza abantu amasezerano. Ndawugereranya n'uyu mwuka w'abamaleki, ko Satani ikorera mu mwuka. Ariko Mose yahagurutse ararwana, arwanisha amasengesho, Yosuwa arwanisha inkota. Tugomba guhaguruka tugakomeza gukora umurimo w'Imana. Ubushize narababwiye ngo nubwo amatorero afunze kubera iki cyorezo, ntabwo itorero rya Kristo rigomba gufunga. Paulo yavuze ngo niyo yaboho, igihe bari baramufungiye i Roma, aravuga ngo niyo naboho, ngo ijambo rya Kristo ntabwo rijya riboho. Aravuga ngo kandi nubwo yari afunze byamenyekanye ku basirikare barinda Kayisari yuko ari ubutumwa bwiza bw'ubwami azira. Nabwo ni ukuvuga ngo Paulo ari imbohe,
arwana n'imbaraga z'umwijima, nabwo igifungo cye cyazamuye Kristo kimushyira hejuru. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe itorero ridafite umudendezo wo gusenga, rigomba guhaguruka rikarwana n'imbaraga z'abameleki, kuko n'imbaraga zibuza abantu kwinjira mu masezerano. Kibabaje rero nuko abakristo bamara kugerwaho n'ibitero n'ibyaha, aho guhaguruka nka Mose ngo bahagarare burira umusozi basenge, ahubwo babivamo. Nanone iyo tuvuze umusozi muri iki gihe cya none, abantu bumva ko ari ukugenda kuri ya misozi yo hejuru. Ushobora guhagarara mu mpinga y'umusozi mu buryo bw'umwuka uri iwawe, ugasenga imbaraga z'abamaleki zigakubitwa. Ushobora guhagarara uri ahantu hawe nyine, ugasenga Imana, imbaraga z'abamaleki zirwanya amasezerano zigakubitwa. Ntabwo rero itorero rya Kristo rijya rifungwa, kuko itorero ni wowe nanjye, ntabwo ari ibikuta. Insengero ni ahantu duhurira, yego tukizihiza, tukaramya, tukuvuga ijambo. Ni byiza, turabikeneye, turabishaka. Ariko nanone muri iki gihe turimo, ntabwo byaba urwitwazo byo kuvuga ngo jyawe ibya Yesu mbivuyemo ubu utaramenya Kristo. Mose abanye urugamba ruje, haleluya, ntabwo yigeze acogora, ahubwo yuriye umusozi kandi ashyiraho uburyo Yosuwa amanuka mu kibaya akarwanisha inkota. Mose rero yageze ku butsinzi, kuko igihe yasengaga yacika intege, abandi barazana mufata amaboko. Iki ni igihe cyo gufatana amaboko, ntabwo ari igihe cyo kurekurana mu buryo bw'umwuka, tugasenga Imana, aho umuntu wese aherereye agasenga Imana. Mose amaze gutsinda abamaleki, yubatse igicaniro, akita izina ngo ni Jehova Nisi, ngo Uwiteka, risobanurwa ngo Uwiteka ni ibendera ryacu. Mu bihe nk'ibi rero tugomba guhaguruka tukarwanya imbaraga z'abamaleki zirwanya amasezerano yacu mu izina rya Yesu Kristo, tukazitsinda, tukubaka igicaniro cy'Imana. Ntabwo wowe umukristo ushobora kurwanya abamaleki utazi ibanga ryo kubaka igicaniro. Igicaniro mvuga, Mose yubatse igicaniro kubera intsinzi yarabonye. Natwe dufite Kristo umwana w'Imana, yubatse igicaniro igorogota yirehereza amahanga. Abanga barushe n'abaremerewe, musange ndabaruhura. Oh haleluya. Nukuvuga rero ngo ugomba kubaka igicaniro cya Kristo muri wowe. Numara kubaka igicaniro muri wowe, kivuga ngo Uwiteka ni ibendera ryanjye, ni ibendera ryawe. Ntabwo imbaraga z'abamaleki zizarwanya amasezerano ngo ziyashobora. Kubara 21 ibice 8 ngende mbaye imirongo. Tugomba kubaka igicaniro cy'Uwiteka, kandi igicaniro cy'Imana gihere muri wowe, hanyuma nanjye kimbeho. Nundi wese kimuwemo, aho tuzaba turi hose, tuzaba duhurira mu buryo bw'umwuka. Kandi bene data, Imana yashyizeho inzira zirenga 1000. Abantu bashobora kuba badaterana muri no minsi, ariko hari uburyo butandukanye Imana yashyizeho. Hari n'ikoranabuhanga, hari amasengesho, hari igicaniro kiri muri wowe, aho ugomba guhaguruka rwanya n'imbaraga zirwanya amasezerano yawe, zishaka kukubuza ubusabane bwawe n'Imana. Kamurebe kubara 21:8. Murebe ikintu cyaba mukanya ndi buvuge njya gusoza ibintu bibiri. Ndavuga ikintu kimwe gituma gikurura imbaraga z'abamaleki, hanyuma mvuge ni nanone ikintu gituma imbaraga z'abamaleki zitsindwa zitakwegera. Ikizikurura ikiziza, n'igituma zihunga. Dusome twumva iryo jambo. Barama kugenda ari mu murongo 8 yavuga ngo Uwiteka abwira Mose ati, Uwiteka abwira Mose ati, Shura inzoka isa n'izo, shura inzoka isa n'izo, uyimanike ku giti cy'ibendera, maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Mose acura inzoka mu miringa, ayimanika ku giti cy'ibendera. Uw'inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira. Ni ukuvuga ngo
Mose amaze kugera ku ntsinzi, amaze kurwanya abamaleki abatsinze, yubatse igicaniro. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba gukora niba urimo kurwana n'imbaraga zikubuza amasezerano y'Imana. Aho kugira ngo utembane ubivemo, ubaka igicaniro cy'Imana muri wowe. Anja cyita izina ngo ni Jehova Nisi. Jehova Nisi bisobanurwa ngo Uwiteka ni bendera ryanjye. Ikintu cya mbere kitsinda imbaraga z'abamaleki ni ugusenga, kuko ubutsinzi bwavuye mu gusenga kwa Mose. Abonye ubutsinzi azamura ibendera. Aha rero Abisirayeli nanone bari mu rugendo, bishushutiye Imana, bareka Imana, basubira inyuma barinangira, bavuga Imana nabi na Mose. Bibiliya ivuga inyuma hariya muri icyo gice cya 21 ku murongo wa mbere ngo barahagurutse baragenda urugendo rurerure, ngo imitima yabo icogozwa n'urugendo. Garuka inyuma usome nko ku murongo wa 3 twumve umusome. Uwiteka yumvira Abisirayeli, cyangwa hera ku murongo wa mbere, bagira ngo tugire vuba twe gutwara umwanya munini. Umunyakanani umwami wa Arada, Umunyakanani umwami wa Arada waturaga i Negevu, yumva ko Abisirayeli baje baciye mu nzira ica muri Atarimu, yumva ko Abisirayeli baje banyuze muri iyo nzira, arabarwanya abafatamo mpiri. Abisirayeli bararwanyijwe kugira ngo batajya mu masezerano. Nubwo mvuga umwuka w'amaraki, ariko n'undi myuka tuzakomeza tuganire ku bintu bitandukanye. Noneho ngo arabarwanya bicamo bamwe bafatamo mpiri, ngo barangije bahiga umuhigo, bahigira umuhigo Uwiteka. Uwiteka aratwumva, n'Imana yumvira Abisirayeli ko bari bahize umuhigo ngo Imana ibakure mu mwanzi. Mu bindi bintu birwanya abamaleki no guhiga umuhigo, barabarimbura rwose. Noneho ngo bamaze guhiga umuhigo, Uwiteka arabumva, barimbura Abanyakanani n'imidugudu yabo barayitsinda, barayisenya. Aho hantu bahita Horuma. Noneho narumva ikigo, bamaze gutsinda umwanzi bahize umuhigo, bahaguruka ku musozi wa Hori, baca mu nzira ijya ku nyanja itukura, ngo bakikire igihugu cya Edomu. Noneho imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo. Nanyumva bene data ngo abantu batangira kuvuga Imana na Mose. Urugendo ni rurerure bwoko bw'Imana, turarwana n'imbaraga z'abamaleki zishaka kuduca intege. Bafatanyaga n'Abanyakanani, bagafatanya n'abandi, bakaza bagatera Isirayeli. Yamara kugira imyaka kugira ngo bazabone, bakaza bagasira ibanga. Ariko Mose arwana nabo, arangije arabatsinda, azamura ibendera, aryita Jehova Nisi. Uwiteka ni ibendera ryanjye. Aha rero nanone Abisirayeli batangiye gukomeza urugendo bajya mu gihugu cy'amasezerano. Umunyakanani arabarwanya, abarwanyije bahiga umuhigo. Bamaze guhiga umuhigo, Uwiteka arabumva, abagabiza ababisha babo. Noneho ngo barahaguruka, nanone bagenda, ngo barazenguruka ku nyanja, ngo bakikira umusozi wa Edomu, kugira ngo noneho imitima yabo icogozwa n'urugendo. Iyo umukristo yatangiye gucogorera imbere y'abamaleki cyangwa y'Abanyakanani cyangwa y'Abahivi, kuko Abisirayeli nubwo nafashe umwuka w'abamaleki, ariko bari bafite itsinda rirwanya Isirayeli, kuko bazunguye amoko 7: Abanyakanani, Abamori, Abamaleki, Abamowabu n'abandi n'ab'iburasirazuba. Hose birabavuga, bari mu mirwano. Noneho ngo igihe bagendaga imitima iracogora. Bene data, nshuti z'umusaraba, ndagira ngo nkubwire ngo niba wari ucogorwa n'uru rugendo, nababwiye ngo abamaleki ikintu barwanye n'amasezerano y'abana b'Imana. Ubukungu bwamaze gukubitwa hasi, ubucuruzi bwawe burimo buramanuka kubera yuko iki gihe zaguma mu rugo zirari mu mujyi wa Kigali no guma mu rugo mu turere. Ariko nubwo bimeze bityo, itorero twebwe tugomba kuzamuka tukajya mu mpinga y'umusozi tugasenga. Wicogora mu mutima. Iyo wamaze gucogora mu mutima utakaza ubwiza bw'Imana,
utakaza ubusabane bwawe n'Imana, utakaza amasezerano y'Imana. Noneho ngo bamaze gucogora, igikurikiye bavuze Imana na batuka Mose. Muri aya makomantere arimo kunyura ahantu ku miyoboro, ku mbuga nkoranyambaga, ibintu birimo kuvugwa. Twebwe itorero tugomba kwirinda gucogorwa n'urugendo. Urugendo ni rurerure. Muri Eliya igihe ahungaga Yezebeli, nawe arwanaga n'umwuka wa Yezebeli, nawe tuzawuvugaho. Amaze kwica abahanuzi ba Bali na Sheri, imvura imaze kugwa, aho baragenda bitekereza umugore wa Yezebeli, munyamahangakazi wasengaga ibigirwamana. Umwuka wa Yezebeli warwanyije umuhanuzi, wamaze gutanga ubutsinzi bukomeye. Isirayeli igarukiye Imana. Abantu bamaze kwikubita hasi baravuga ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Yumvise amagambo ya Yezebeli, hano ngo aje ngo abo bahanuzi yishe, ubugingo bwe ni nawe nabo yishe, ngo Imana zizabimpora. Yavuze Imana nyinshi, kandi tugira Imana imwe yaremye ijuru n'isi. Ngo rero byumvise arahunga, mwuka w'ubwoba buramufata. Umwuka wa Yezebeli ni kimwe n'umwuka wa Maraki, ucogoza umutima wa Eliya, ucogoza ubutsinzi bwa Eliya. Aje ngo arahunga, yisabira Imana gupfa, agenda aburana ngo nijye muhanuzi jyenyine, ati nagize ishaka y'imirimo yawe kubera ko bisha abahanuzi bawe. Igihe cya Yezebeli yicaga abahanuzi, itorero turarwana n'imyuka itandukanye, ariko Imana ishimwe ko ubutsinzi tubuvana ku Mana yacu. Wicogora rero, wisubira inyuma kubera ko byagenze gutyo. Wicogozwa n'urugendo. Ngo baracogoye, bamaze gucogora bavuga Imana nawe na Mose. Hanyuma Imana irarakara ngo irakuriza akazi ubusabwe. Ikintu cya mbere gituma abamaraki bagutera ni icyaha. Iyo itandukanyije n'Imana, iyo batandukanye hagati yawe n'Imana ubusabane bwabuze, imbaraga z'abamaraki ziragutera, umwuka wa Yezebeli uragutera. Noneho bitandukanyije n'Imana, Imana irarakara, irekura inzoka z'ubushabwe, ziraje zirabica. Ariko bari kumwe n'umuhanuzi witwa Mose. Imana ngo atakambira Imana, Imana iramubwira ngo nacure igiti kirekire cy'ibendera. Haleluya. Abisirayeli buri muryango wagiraga ibendera ryawo. Noneho ngo Mose aravuga ati, Imana iramubwira ngo acura igiti cy'ibendera, ngo nurangiza gucura igiti cy'ibendera ukimanika, ngo ukirebye wese inzoka, ubushabwe bw'inzoka burahita bukira. Isirayeli itangiye gupfa, ariko inkomoko yacyo yari uko bari bacogoye. Mose ntabwo yigeze acogora adonye ibitero by'abamaraki, ahubwo yashyizeho Yosuwa mu kibaya, amuha inkota n'abasirikare b'abarwanyi batangira kurwana. Nawe yurira umusozi ajya gusenga. Aya ni amabanga y'ubwamatsinda imbaraga z'abamaraki, kuko zirwanya amasezerano. Kugira ngo uzagere ku masezerano yawe, ugomba guhaguruka ugasenga, ugomba guhaguruka ukinginga, ugatabaza. Kugira ngo uzagere ku mbaraga z'amasezerano, ugomba guhiga umuhigo, ugahagarara imbere y'Imana ugahiga umuhigo. Isirayeli yari yabuze indi nzira kubera yataye Imana, batangirwa kugigona kaga. Umunyakanani atangira kubica, barangiza bahiga umuhigo. Uwiteka arabumva. Mu kandi kanya bacogojwe n'urugendo, bagendaga bajya mu gihugu cy'amasezerano. Hanyuma bavuga Imana nabi na Mose. Inzoka ziba ziraje, barongera batakambira Imana. Mose araje, Imana iramubwira ngo cura igiti cy'inzoka, umuringa. Fata igiti cy'ibendera ucura inzoka mu muringa isa n'ishusho y'izo nzoka zaryaga abantu. Noneho uzishyire kuri icyo giti cy'ibendera, ukizamura ugishyire hejuru. Urebye iyo nzoka arakira, kandi ko byagenze koko barakize. Haleluya. Barebaga kuri icyo giti bagakira. Mukanya ndaje mbabwira icyo bisobanura ndimo gusoza. Rero mu kwihana ibyaha kw'abantu b'Imana, mu kwihana ibyaha kw'abantu, Imana yahaye Mose amabwiriza yo gukora igishushanyo cy'inzoka. Mu kwihana ibyaha kwa Isirayeli, Imana niho yahise izamukira iha Mose amabwiriza yo gucura inzoka y'umuringa,
akayishyira ku giti hejuru uyebye agakira biturutse mu kwihana. Rero kwihana niyo ntambwe ya mbere yongera gutuma tugarukana ubusabane n'Imana, noneho Imana ikaturwanirira. Iyo ni ingingo ikomeye. Niba rero waracogoye mu rugendo, wacogojwe n'ibintu bitandukanye, ariko muri iki gihe cyo ntagahomamunwa kuko covid nta muntu itagizeho ingaruka, ariko itora nubwo bimeze bityo nabwo dukwiye kwijujuta mu mitima, nabwo dukwiye gucogora mu mitima bene data, ahubwo dukwiye gusubizwamo imbaraga, tukazamuka impinga y'umusozi tugasenga mu buryo bwo kwinginga, tukihana. Twamara kwihana, abacogoye tukihana, tugasubizwamo imbaraga. Noneho rero abantu bamaze kwihana nibwo Imana yahaye Mose amabwiriza. Mose afata iyo giti, acura inzoka y'umuringa ayimanika ku giti kugira ngo umuntu wese wariwe n'inzoka ayirebe abeho. Haleluya! Imana yo mu ijuru ishyirwa hejuru kuko ari Imana. Mu bihe by'amakuba ni Imana, mu bihe byiza ni Imana. Tucogore. Ikintu gicogoza umukristo n'uru rugendo, ibyo tuhura nabyo, izo mbaraga z'abamaraki. Ariko Imana ishimwe yuko musobanukiwe ibanga Mose yakoresheje abari kumwe na Huri na Aroni na Yesu. Nanone itorero riracyahari, abakozi b'Imana baracyahagaze. Ndagira ngo rero duhurire hamwe, tubashe gusenga, tubashe kumanika amaboko kugira ngo turwanye imbaraga zirwanya amasezerano yacu. Iyo nzoka rero yagereranyaga Kristo. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 3:14 tugeze n'umurongo wa 15. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 3 umurongo wa 14 n'umurongo wa 15. Mose Abisirayeli bamaze gucogora mu mitima, bavuze Imana nabi na Mose, bikongereza uburakari bw'Imana. Imana mwibuke ko bari mu rugendo bajya mu gihugu cy'amasezerano, natwe turi mu rugendo dutegereje igihugu cy'amasezerano tuzabanamo n'umwana. Hanyuma abantu bamaze gucumura ku Mana, Imana ibarekuriramo inzoka. Iyo abantu bamaze gutakaza ubusabane n'Imana, Satani abakoresha ibyo ashaka, abahindura ibikoresho bye, abagira imbata. Ariko nubwo bimeze gutyo, itorero ryarimo abagabo b'intwari bahagarikaga icyo gitero cy'abamareki. Reka turebe muri Yohana 3:14. Soma twumva. Ubutumwa bwiza Yohana 3:14 aravuga ngo yafi gusoza mwihanga. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa. ngo niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Amen. Nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, Isirayeli imaze gucumura ku Uwiteka, Imana irekura inzoka z'ubusabwe zirabari. Hanyuma abantu barapfukama barihana. Bamaze kwihana, Imana iha amabwiriza Mose yo kumanika igiti akagishyiraho inzoka y'umuringa. Hanyuma bayirebaho uburibwa bugakira. Byashushanyaga Kristo umwana w'Imana uzamanikwa i Nyabihanga, i Golgota. Aho yamanitswe kuko bamaze kumumanika. Mpamvu yamanitswe ngo ni ukugira ngo, subira muri iryo jambo, subira muri iryo jambo 3:14 Yohana. Tumabwiza bwa Yohana 3:14 kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanika, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Amen. Kugira ngo rero udacogora mu rugendo, kugira ngo udacogozwa n'ibyo turimo guhura nabyo muri iki kinyejana cya 21, kugira ngo udacogozwa n'izi ndwara z'ibyorezo, kugira ngo udacogozwa n'imbaraga z'abamaraki zikubuza mu kujya mu masezerano yawe.
ikintu ugomba gukora ni ukwizera, kwizera Kristo umwana w'Imana. Abisirayeli barebye kuri iriya nzoka yabicuzwe mu muringa, inzoka ubushabwe zabaryaga burashira. Hanyuma rero natwe iyo tuhindukiye tukareba kuri Yesu, ikintu kizatuma dutsinda imbaraga zirwanya amasezerano y'abana b'Imana. Ikintu nababwiye cya mbere gikurura abamaleki. Iyi Isirayeli yacumuraga ku Mana, babaga bahaye abamaleki abanzi babo inzira yo kuza kubatera, bakagwa mu bihano by'Imana batewe n'abamaleki. Iyo bahindukiraga bakihana, ni ibintu bibiri ngira ngo utahane. Kandi nanone muri ibyo bibiri narabivuga, hari ibintu ugomba kumenya yuko turi ku rugamba turwana n'imbaraga zitubuza kujya mu masezerano. Hanyuma icyo ugomba kumenya rero ni ukwirinda kudacogora mu mutima. Iyo wacogoye mu mutima uvuga Imana nabi, hanyuma wavuga Imana nabi n'abakozi bayo, ugatangira gucogora, noneho ibyago bikakugera, amasezerano ukayatakaza. Kwihana rero niyo ntambwe ya mbere ikomeye, kwizera. Kuko Abisirayeli babonye Mose amanitse inzoka, barayireba barakira, abanza kwireba barapfuye. N'ubugingo n'ubu abanza kwizera Kristo umwana w'Imana barahangayitse. Inzoka zirabarya, ibyaha ni inzoka, ubushebwe bw'ibyaha burabarya, urupfu rurabarya, ibibazo birahari, ubusambanyi ni ubushebwe, ubusinzi ni ubushebwe, inzangano ni ubushebwe, kuvangura abantu ni ubushebwe, kwishora mu cyaha icyo cyose ni ubushebwe, kuvuga Imana nawe wihamagarira ubushebwe bw'inzoka ngo zikurye. Kutamenya Kristo ni ubushebwe bukomeye. Rero ikintu twakora muri iki gihe ni ukwizera Yesu. Aho abantu bananiwe, niwe wizerera umwana w'Imana akaguha imbaraga zo mu mutima ugatsinda. Ugatsinda ibitero bikubuza kujya mu masezerano. Ndavuga hejuru y'imbaraga z'umwuka omereki zirwanya amasezerano n'ubusabane bwawe n'Imana. Ikintu rero cya mbere ugomba kwirinda, cyangwa icyo ugomba gukora, icyo ugomba kwirinda no kwirinda kunanirwa mu mbaraga gucogora mu mutima. Iyo umuntu yacogoye mu mutima aba yatsinzwe. Hanyuma ikindi ugomba gukora ni kugira ngo urwanye uwo mwuka, ni ukwihana. No mu bihe nk'ibi tugomba kwihana. Biramo abantu bitira izina ryanjye n'ibicisha bugufi bagasenga bagashaka amaso wanjye, nzahumva ndi mu ijuru mbabare bica umuntu bakiriza igihugu. Mwana uzamaze kuvuga ngo ni intezi inzara, nkateza mugiga, nkateza inkota mu gihugu, ngo abantu bitira izina ryanjye bagaca bugufi bagasenga, nzumva ndi mu ijuru mbabare bica umuntu bakiriza igihugu. Kwihana rero ni ikintu gikomeye cyane, aho kugira ngo twirirwe mu magambo, aho kugira ngo twirirwe tuvuga ngo byarananira, aho twirirwe tuvuga ngo ibigi n'ibigi. Tugomba kwihanira igihugu, tugomba kwihanira ibihugu, tugomba kwihanira imiryango yacu, tugomba kwihana muri ibi bihe kugira ngo Imana idutabare, irwanye imbaraga zibasha kurwanya amasezerano yacu. Ikindi rero gituma noneho utsinda umwuka w'abamaleki nicyo ngicyo, ni ukwihana nyine. Kugira ngo tuwurwanye nanone ni ukurwana n'icyaha tukagitsinda, kugira ngo umwuka w'abamaleki ugutere ukururwa n'icyaha, kugira ngo tuwutsinde ni ukurwanya icyaha tukihana. Niyo ngingo ndimo gusoreza, kugira ngo abamaleki bagutere ni igihe wavuye mu nzira z'Imana wacogoye mu mutima. Kugira ngo rero ubatsinde ni ukwihana, kuko iyo Abisirayeli bataga Imana, imbaraga z'abamaleki zarabateraga zikabatsinda. Bakwihana bahiga umuhigo bagarukira Imana, abamaleki bagakubitwa ishuri. Ko n'urugamba tugomba gusobanukirwa bene data. Rero mwumvise yuko
abisirayeli bahingaga imyaka bakaza abameleki bakayisiribanga. Satana arimo arasiribanga ibintu by'abana b'Imana, ariko ntabwo azabishobora nihaboneka abagabo bahaguruka bagasenga, bagashaka mu maso h'Imana, bagahindukira bakihana, bakareka ingeso mbi. Twumvise ko iyo bacumuraga ku Mana bakavuga Imana nabi n'amaso, baza gucogora mu mitima yabo. Inzoka z'ubushabwe zaraza, zamara kuza bakwihana, bahindukira bakihana, Imana igatanga igisubizo, igashyiraho amabwiriza. Tugiye gusenga Imana, tugiye guhagararana n'Imana yacu. Abo ngabo tugiye kwinjira mu miga y'umusozi nka Mose. Ba Yoshua bahaguruka, ba Huri bahaguruka, ba Aroni bahaguruka, niba bahaguruka turwanye umwanzi. Ibi ngibi byose muri abo tuzengurutse, mu gitondo kimwe muzasanga nta bigihari. Tuzibaza ngo se iki cyorezo cyagiye he? Ntabwo korona ari ryo herezo. Benedata, ziri imbaraga zirwanya amasezerano y'abana b'Imana, ariko si ryo herezo. Imana ishaka kutubwira no kwirinda gucogora. Wicogora mu mutima. Kandi icyo Imana iduhamagarira ni ukwihana, kuko iyo bacumuraga ku Mana bakubitwaga n'ibibazo. Kuko twumvise ko nanone Yesu yamanitswe ku giti kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo. Ukuvuga rero mu bihe nk'ibi, iyo twizera Kristo umwana w'Imana, itorero tukaba tuzi yuko turi kumwe na Yesu, nk'uko Yesu yabanye n'itorero mu butayu, nk'uko Yesu yabanye n'itorero mu gihe baburaga amazi yo kunywa bagakubita igitare akava mu mazi, icyo gitare cyabakurikiraga cyari Kristo. Ibimenyetso byagendanye n'intumwa n'abahanuzi mu isezerano rya kera byashushanyaga Mesiya ari we Kristo wagiye ku musaraba i Gologota. Hari ikindi navuze nshoreje. Mose amaze kubona intsinzi, yashinze ibendera, yubaka igicaniro, azamura ibendera. Natwe tuzamura ibendera rya Kristo, no mu bihe bikomeye tuzamura ibendera rya Kristo. Mose yari atararangiza urugamba, n'imbere hari hakiri izindi ngamba zarwana zimutegereje, ariko hariya yazamuye ibendera ry'Imana, kuko yamaze no kurizamura aho Imana icyubahiro, ariko ntibyamuje gukomeza imirwano kugeza igihe azagera mu gihugu cy'amasezerano. Nagerageje ngo mbabwire yuko tukirwana urugendo ni rurerure, nk'uko Imana yabwiye Eliya, kuko yaramusanze aho aryamye, abona amazi, abona umutsima, marayika aramukomanga, byuka urya, urugendo ni rurerure. Natwe nimureka tubyuke turye ijambo ry'Imana, kuko urugendo ni rurerure. Ntugira ngo ejo nutsinda bizaba birangiye, ahubwo tuzakomeza kurwana, ko turarwanwa n'imbaraga z'umwijima. Ariko umugisha dufite nuko Yesu Kristo yirehereje amahanga yose, kandi umwizera wese ntazarimbuka, ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Iki ni igihe rero cyo kwizera. Nsoza, ni igihe cyo kwizera. Mbabwiye imbaraga zirwanya amasezerano, kandi mbabwiye bazatsindirwa ni ukwihana, tukizera Kristo umwana w'Imana. Nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti, abayirebye bagakira, reka natwe turebe Yesu no mu gihe cya korona, turebe Yesu no mu gihe cy'ibihobo, turebe Yesu no mu gihe cy'indwara, turebe Yesu no mu gihe cy'ibibazo, turebe Yesu. Icyo gihe bizatuma utsinda imbaraga z'abamaleki zirwanya amasezerano. Tuzakomeza dutwaza igitugu. Abisirayeli bakomeje kurwana, barwanye n'imbaraga za Farawo, barwanye n'inyanja. Mose ari kumwe nabo n'itorero, kandi baratsinze. Natwe rero tuzagenda dutsinda. Ejo nidura n'urundi rugamba dutsinde. Reka mbabwire ko n'iki cyorezo tuzagitsinda mu izina rya Yesu. Abari baracogoye mu mutima, musubizwe mu imbaraga, menye ko dufite imbaraga zirwanya amasezerano yacu, kugira ngo ejo utazatsindwa ukabura ubugingo. Izina ry'Uwiteka rero rishyirwe hejuru. Reka ndekera aho ngaho, tuzakomeza kuganira muri ino minsi. Izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Ndasuhuza abakristo bose ba Zion Temple aho muri, mukomerere mu Mwami. Ndasuhuza amatorero y'inshuti zacu muri uyu mujyi wa Nyagatare, mukomerere mu Mwami. Turwane intambara nziza yo kwizera. Ibi ngibi tuzabitsinda. Uyu mwuka urwanya amasezerano tuzawutsinda tunyuze mu kwizera. Mose yahagaze ku nyanja, aravuga ngo nimuceceke, muhagarare mwirebe. Bari bagoswe n'inyanja, bari bagoswe n'imisozi, Farawo bakurikiye. Aje Mose kwizeraga Imana, arahagarara avuga ngo nimuceceke murebe Abanyegiputa mwabonye, uyu munsi ntabwo muzongera kubabona. Ndagira ngo mbasubizemo ibyiringiro, mbabwira ngo mureke turwane n'imbaraga zirwanya amasezerano. Mu kanya gatoya muzajya kubona mubone twambutse hakurya mu gihugu cy'amasezerano, kandi ibi ngibi ntibisibuka ukundi. Imana y'amahoro ibagirire neza, Imana ibakomeze. Mwo gucogora mu mitima, urubyiruko mwicogora mu mitima, ababyeyi mwicogora mu mitima, abana mwicogora mu mitima, itora ryicogora mu mitima, intumwa n'abahanuzi mwicogora mu mitima, abahanuzi mwicogora mu mitima, kubera ibyo duhura nabyo. Urugamba Imana yararurwanye kandi izarutsinda.
izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Data w'imbabazi nyinshi ikiranuka, ndagushimira ineza yawe. Turarwana n'imbaraga z'abamaleki. Abisirayeli babibaga barazamukaga bakabisiribana, ariko iyo bahindukiraga bakihana babaraga Imana kandi babagejeje mu gihugu cy'amasezerano. Bararoka nk'uko isezerano ryawe riri. Ndasenga Mwami kugira ngo itorero ryawe, aho umuntu wese ahagaze, aho abashumba bahagaze, aho abagenzi bahagaze, abaririmbyi bahagaze, umuntu aho ari hose mu muryango n'abari mu mujyi wa Kigali bari muri Guma mu Rugo, Uwiteka ukuboko kwawe kuwasange buri muntu wese nk'uko wasanze Yona mu nkuge. Mwami wanjye Data mu bwato arimo guhunga ukavugana nawe, Uwiteka umutumye. Nyagasani vugana n'abantu bawe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Kandi mu gitondo kimwe tuzazamura igicaniro cyawe tuvuge ngo Uwiteka uri ibendera ryacu, izina ryawe rishyirwe hejuru. Mwami ndakwinginze kugira ngo ubane na buri muntu wese, uha umugisha ikoranabuhanga. Mwami wanjye Mana, abarishinzwe baha umugisha, batera imbere mu izina ryawe. Dukomeze kuvuga ubutumwa bwiza, izina ryawe rishyirwe hejuru. Amavuta yawe y'imbaraga tubeho, icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Ndasenyagura imbaraga z'Abamidiyani, ndasenyagura imbaraga z'Abanyakanani, ndasenyagura imbaraga z'Abamaleki, ndasenyagura buri mwuka wose mu izina ryawe. Ibicaniro byose ndabimenagura, ndazamura igicaniro cyawe kuri uyu musozi, Uwiteka Nyiringabo, cy'amasezerano yawe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Ngwaye icyubahiro kuri Imana, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza wacu. Amen. Imana yanjye nkorera ikomeze kubagirira neza kandi bagure, icyubahiro gikomeze kuba icy'Imana, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Tuzongera guhura undi munsi dukomeza kumva ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Amen.